I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witondaga kandi wategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka Wera yari muri we, yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Umurongo wa 27 niwo shaka. Ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyana umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko waruri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho sezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Uyu Simiyoni yari afite Umwuka Wera nk'uko ufite, ariko ijambo shaka kubabwira yuko nuko duta umwanya wacu. Uyu Simiyoni umva yuko yari afite n'amasezerano yuko atazapfa atabonye umwami Imana. Nkuko Bibiliya itubwiye, ni ibikorwa bibiri byabaye, ariko ntibararitse undi. Ntabwo iwabo wa Yesu bigeze bararika Simiyoni bamubwira bati, Simiyoni, utuzire mu munsi mukuru wo gusengera umwana wacu, ngo yitegure yambara ikote aze nk'uko mwaje. Oya, ahubwo kwa Yosefu bakoze icyo bagomba gukora. Baravuga bati, igihe kirageze. Bibukiranya ibintu bikomeye cyane nk'uko Bibiliya hano yabivuze, ntabwo twahereye inyuma, yuko umwana w'imfura w'umuhungu wese azaba ari uw'Uwiteka. Muturajyana kuko umunsi wa 8 bagomba kumujyana mu rusengero, bategura igikorwa cyabo, baragenda rero. Umwuka Wera asanga Simiyoni, aramubwira ati, Simiyoni, bya bindi nakubwiye, bya bindi nagusezeranije, jya mu mwanya wawe mbigushye. Iyo Umwuka Wera aramubwira ati, tujya mu rusengero. Yesu ashimwe. Umwuka Wera aramubwira ngo tujya hehe? Mu rusengero, bya bindi nakubwiye. Bene data, imbaraga z'Imana zijya zidushyira mu mwanya wo kuduha no kudukorera ibyo yadusezeranije. Umwuka Wera akadushyira muri uwo mwanya. Sinshaka no kubitinda. Uratubwira ngo imbaraga ziri hehe muri ibyo ngibyo? Imbaraga z'Imana ziri hehe? Ndashira sibabwira ibyo Simiyoni avuze. Ahangaha sinirwa amavuga n'ibintu byinshi. Umwuka Wera dushyira mu mwanya ukomeye, akaduhagarika aho tugomba guhagarara, kubera yuko hari igihe cyo guhabwa amasezerano, hakabaho n'igihe cyo kugira gute cyo kuyasohoza. Simbizi ikintu kiba mu mutwe wanjye ni isezerano rya kera. Yakobo murabyibuka neza, iyo ukavuye ari kwa Labani arimo kugenda, ngo yahuye na marayika bagakirana. Bigeze mu gitondo akamubwira ati, ndekura. Yanga kumurekura, aramubwira ati, geretse umpaye umugisha, ati witwa nde? Ati witwa Yakobo. Marayika aramubwira ati, witwa uhereye none ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli ryo rizaba iki? Izina ryawe. Birangiriraho. Ariko uwo munsi marayika yarabimubwiye, ntabwo aribwo byasohoye. Ntabwo aribwo byasohoye. Yari yarabwiye ngo uzitwa Isirayeli. Yakobo Imana iramusanga mu Itangiriro 30 iramusanga, iramubwira ngo va hano ujye gutura aho nagomba gutura ugereyo. Ngaragenda arahatura, akuraho ibigirwamana ngo bari bafite mu rugo, bakuye kwa sebukwe, ngabihama munsi y'igiti cy'umwera, arazamuka ajya gutura aho Imana yagize gute yavugana nawe i Beteli. Ngagezeyo Imana imugarukaho, iramubwira ngo nitwa Imana ishobora byose. Isubiramo ibyo yamubwiye kera, iramubwira ngo byara wororoke. Haleluya. Kandi iramubwira ngo uhereye none ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo izina ryawe ribaye Isirayeli. Hari umwanya wo guhabwa amasezerano n'umwanya wo kuzayakira. Urwo ni urugendo rero runaniye benshi. Ni urugendo rwananiye umugabo witwa Aburahamu. Rwaramunaniye rwose. Aburahamu yagize ibibazo nk'uko nababwiraga. Mu Itangiriro 15 arasenga, aravuga ati, Imana, niki gituma Eliyezeri uzarya ibyanjye? Amaze gusenga, Imana yo mu ijuru amanuka, iramubwira ngo, Yakobo, Aburahamu, ntabwo Eliyezeri uzarya ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe niwe nzabiha.
ibyabaye murabizi. Imana imutushurira amasezerano n'umugambi wayo ifite. Imubwira ko umugambi wayo uzamara imyaka 410. Muturajyana imyaka 400 irabimubwira. Iramubwira iti urubyaro rwawe ruzabasuka imyaka 410 mu kindi gihugu. Umugambi w'Imana urakomeye. Atashye abwira Sara ati sate mvuganye nayo. Mwavuganye ati twavuganye. Ati kubwiye nguki? Ati rambye ati tuzabyara. Ati tuzabyara we. Sara aramuseka. Aravuga ati musene n'ukuri ko Imana baracanganyukiwe. Wagize ngo nikurese nitangira ibice 15 nitangira ibice 16. Sara aramwigisha rero. Bene data ndashaka kubabwira ijambo rikomeye. Urugendo rwo kubwirwa n'Imana n'urugendo rwo kujya mu mwanya kugira ngo Imana ujye mu mwanya w'Umwuka Wera Imana iguha ibyo yagusezeranije. Ni ikintu gikomeye. Abantu benshi bagwa muri urwo rugendo hagati aho. Abrahamu yahise apfiramo. Sara aramwigisha aramubwira ati uri injiji. Imana yavuze niki? Fata uriya mukobwa ndamuguhaye. Urumva rugo n'abantu bavugana n'Imana ariko bagifite irari. Ntase mwibwira ngo Abrahamu koko yavuganye n'Imana yakijijwe neza. Ku buryo umugore amugusha akamubwira ati dore umugore. Ngo nuko Sara abyemeye. Sara abyemeye nawe wahita ugwa. Ndebera mugenzi wawe mu maso. Sara abyemeye nawe wahita ugwa. Ko mutinya kurebana ariko habaye. Sara abyemeye nawe wahita ugwa. Bene data mwirinde. Ntugira ngo abadayimoni bakoreye muri Sara hari aho bagiye. Ntaho bagiye bagukuramo ibyo Imana yakubwiye. Abadayimoni bishushanya ntaho bagiye. Bafite ijwi ryiza. Bakwereka isi igeze. Bakwereka uko bikwiye kugenda. Bakwereka uko kubyitwaramo. Bakwereka ukuntu ukwiye gushaka inguzanyo ubereshye. Bakwereka yuko udakoze ibyo bitakunda. Bakwereka yuko utisize amatafari utashakwa. Bakwereka yuko utambaye ubusa utabona umugabo. Ntago ari byo. Kuba mu mwanya wawe ukwiye kubamo. Reka mbaho ubuhamya butoya. Nimwe nari ku rusengero ngiye kuwa gatandatu usanga korali mirarepeti ku mudugudu nayoboragaho. Ngeze nsanga bashwanye. Ndababaza nti murapfa iki? Ngo bapfaga iniforume. Bamwe bakavuga ngo tuzagure iya 15 abandi bati tuzagure iya 13. Intambara iraba muri korali bananirwa kubyumvikanaho. Bamwe bati ni 12 abandi bati ni 15. Aba 12 bahita banigumura banga kuririmba. Ndase ndabibumvisha baravuga bati oya nta mafaranga dufite ni 12. Ubwo baranashwana bamwe baravuga ati ejo ntituzanaririmba. Muri ako kanya umuntu arampamagara kuri telefone. Arambwira ati ejo bakemera nkazagusura ku mudugudu. Muzazi. Araza. Ahageze arigisha maze nk'iminota maze. Arambwira ati pastor Nikarame. Ati nduva Umwuka Wera hari ikintu arimo kumbwira. Ntikivuge rero. Ati Umwuka Wera arambwiye ngo ningurire ikorari ni forum. Ati kandi umva ukuntu byari bikomeye. Arambwira ati kandi buri muntu wese uri no muri korari ndamuha ibihumbi 15 bya uniform. Noneho rero arambwira ati bambarira nge nkomeze. Ati bambarira nduva Umwuka Wera binga ati mbitambukeho. Yarashyushye cyane. Ndababara rero mbashyira ku gapapuro. Muzi ntambara nahuye nazo. Abanze kuririmba barambwira bati pastor kuki tutatubaze ntabwo siko turabaririmbye. Ndabwira ni bene data ko twese twari mu rusengero ko yambwiye ko mbara bicaye mu ntebe yambwiye ko mbara nabicaye hariya. Ndababwira intuva rero uyu munsi Imana yaje itanga iniforome mwari mufite impaka. Ejo nizitanga umugabo ikagusangamo hariya. Ubundi kazi itanga imodoka ikagusangamo hariya. Ibyo birakureba n'akazi kanyu. Muzi cyabaye n'uyu munsi njya gukurikirana amakuru yo korari. Nta muntu n'umwe ushobora gusiba. Nsibe Imana iza gutanga ibintu ntahari. Umwuka Wera ni udushyira mu mwanya wacu kugira ngo twakire ibyo dukeneye byose. Ariko urwo rugendo rurakomeye. Urwo rugendo rurakomeye. Abantu benshi baguye mu nzira.
dayimoni wabeshya Sara n'uyu munsi arababeshya akabereka uko mukwiye kubikora no kubyitwaramo. Sinshaka kubitindamo rero, ahubwo mwumve imbaraga uwo muntu izo mbaraga bafite. Iyi Imana igushyize mu mwanya wayo, imbaraga z'isi. Uyu Simiyoni yaravuze ngo sezerera umugaragu wanjye amahoro. Bivuze iki? Kwemera urupfu. Uzajya ku muntu warembye w'umusaza wakutse amenyo mubwira iti muse wari ukwiye gupfa, uzareba ko urugo batagukubita imiri. Sezerera umugaragu wawe. Umusaza yemera urupfu, aravuga ati igihe cyanjye cyo kugenda kirageze. Ntugire ngo n'imbaraga umuntu zemera gutaha, n'imbaraga umuntu zemera kwinjira mu rupfu. Iyo aba ari iki mwamubona nkavuga bati ni wowe Yesu bavuze. Ntabwo nanjye ni Simiyoni rero mwami, nyongerera imyaka yo kurama kwanjye ndebe uko uzaba uriho, nzebe ukuntu uzakora, ndebe aho gakiza wabwiye Abisirayeli uko kazaba gafashe. Ariko aravuga ati noneho ndinjiye. Yesu ashimwe. Ngize gute? Ndinjiye. Iyo umuntu amaze kumenya ko ari mu mwanya w'Imana arinjira. Iyo ari umurimo arawukora, iyo ari ibibazo byinjiramo ntagasubira inyuma, apfa kuvuga ngo ndabimenye. Kuko icyo Simiyoni Imana yamweretse, amaze kubona iby'Imana imuvuzeho n'ibyo yavuze, icyo yabonye n'ijoro. Bene data ndagira ngo mbabaze, iyo Imana igukora ibyo yakuvuzeho ubona ijoro, haribwira iti nzaguha amafaranga, iyamuha 20,000, kuko hari abantu bagira amafaranga utatwara mu mufuka. 20 gusa bigiye mu mufuka mu ikofi, twabwira ati twahora ati noneho ndumva hanyuma ukayasese yabaye velomoteri ryari 20,000 gusa nibyo bitumye atangira guhinda nka velomoteri. Iya biryo 20,000 wari ubibonye, ariko bikakwereka iki? Bikakwereka ijuru. Bikavuga ngo mwami ndagushimye waremye ijuru n'isi, ni wowe umpaye kutagenda n'amaguru muri uno mujyi. Ndagushimye mwami waremye ijuru n'isi, ni wowe unkuye mu ikode, ni wowe wabivuze. Ndagushimye mwami waremye ijuru n'isi, ni wowe wandinze mu bupfubyi bwanjye no mu bupfakazi bwanjye. Ibyo ubonye bikakwereka ijuru. Ariko rero turabibona, asigaye tukavuga noneho ndagira ngo hari n'abaza bakanga ko tubaye intebe mu rusengero, akagiriya mu nguni akafata akakora akagera kare agera kuri inkweto ye ngo tuyibone uko ibeze yigira none koko ubwo inkweto yatumye ubona kuvuga uti mwami Yesu mwese uko muri aha 80% inkweto muzambaye ejo bundi. Niryo rero sivuga hari n'abataramara imyaka 10 bambaye inkweto ejo bundi, none inkweto gusa imodoka ugiyeme ejo bundi. None se kabapagani bazigira se. Icyo nshaka kubabwira, iyo Imana igushyize mu mwanya w'ibyo yakubwiye, gira imbaraga zo kubona ijuru. Gira imbaraga zo kwinjira nka Simiyoni, kuko ntabwo sinjye kubashuka. Iyo aba ari njye Simiyoni nkabona umwami Yesu, umubonye wamubwira ngo ntyura mwami Yesu ndakubonye dutahe. Murumva izo mbaraga? Mwebwe murumva byoroshye, ariko ku muntu ativuga ngo sezerera umugaragu wawe. Reka ndekera mvuge icya gatatu dusenge. Icya gatatu, Umwuka Wera adutoza kuba mu isi. Aradutoza kuba mu isi no kugira ubushobozi bwo kuyivamo, bwo kuyibamo.